Ikaze bakunzi ba Ishuri TV, isoko y'ubumenyi bugezweho. Tunabashimira ko mudahwema kudushyigikira, ko mutwereka ko amasomo dushyira hano kuri iyi channel ari amasomo y'ingirakamaro. Natwe rero bidutera courage. Buriya iyo mugiye muri comment cyangwa mugakanda like, mugakanda subscribe, bituma tubona ko hari abantu badushyigikiye. Hari n'abadahwema kudushyigikira mu bundi buryo bundi, bw'amafaranga cyangwa bw'ibitekerezo. Mu by'ukuri Imana yibaha umugisha. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo mwakunze kudusaba muri benshi, mutwereka uburyo washyira kode kuri application ya WhatsApp kugira ngo ukumire abakwinjirira mu gihe bafashe telefone bakajya gusoma ibyo wandikirana n'abandi. Muri telefone yacu dufunguye application ya WhatsApp. Tukimara kuyifungura twinjiye muri chat, hahandi wandikirana nyine n'abantu bagiye batandukanye cyangwa unabonera n'amagroupe bitewe n'ubwoko bwa WhatsApp uri gukoresha. Hanyuma mu nguni hari utudomo dutatu. Mu nguni y'iburyo hejuru hari utudomo dutatu, ukandaho ugahita ubona ahantu ukinjira muri setting. Donc ugakanda handitse setting cyangwa igenamiterere rya telefone, ugakomeza handitse account. Maze kugera handitse account cyangwa se konti mu gifaransa, donc ni imiterere ya konti yawe, haba mu buryo bwa privacy n'uburyo bw'ibanga, security, umutekano wa telefone yawe, two step verification nabwo n'ubundi buryo bw'umutekano WhatsApp yashyizeho, ku buryo rimwe na rimwe kubaza code. Ibi byose tugenda tubisubiramo, tugenda tubisobanura ku ma video yacu atandukanye hano ku Ishuri TV nkuko nyine twagiye tubyemeza. Mu kandi hari handitse privacy cyangwa se umwanya w'ibanga. Tumanuke hasi ahanditse ngo fingerprint lock ku bantu bakoresha telefone azemera urutoki, kwa kundi nyine ufunguza telefone urutoki urushyizemo inyuma. Ahangaha uhita ubibona neza. Hanyuma iyo umaze gufungura fingerprint lock, uhita ujya hariya kuri kariya kantu ukakemeza, ukakanlockinga cyangwa se kari gafunze kari locked ukagafungura. Hanyuma iyo umaze kugakandaho, ubwo nyine icyo gihe uba ugafunguye, donc uba wemeje ko ugiye gufata WhatsApp yawe ukajya uyifungura ari uko ukoresheje urutoki. Mwibuke neza ko intoki zose zidakunda, iterwa n'urutoki uri buze kwemeza ko ari rwo uzajya ukoresha, ntabwo ari intoki zose. Hanyuma iyo urangije hariya agutegeka gushyiramo urutoki, ugakonfirma fingerprint, ukarushyira inyuma aho usanzwe urushyira muri telefone yawe. Hanyuma ukarugenda uruhindagura ku buryo WhatsApp irwemera. Iyo imaze kurwemera rero ihita ikwereka kari akamenyetso ka V, ubundi ugakomeza. Hari ahantu handitse ngo automatically lock. Ese urashaka ko igihe WhatsApp uyivuyeho ako kanya ihita lockinga immediately cyangwa se ihita ifunga, cyangwa urashaka ngo hace umunota umwe cyangwa hace iminota 30? Ndavuga cya gihe utakiri gukoresha WhatsApp, ukaba wenda uyivuyeho ugiye mu zindi option cyangwa mu zindi application za telefone yawe. Icyo gihe reka tujye nk'ahari handitse immediately. Turaba tuvuze iki? Turaba tuvuze ngo mu gihe mvuye kuri WhatsApp ujye uhita uyifunga, ku buryo nanjye binsaba urutoki ngo nongere nyisubireho. Byumvikane ko wa muntu w'umuvandimwe wawe, wa muntu mubana adashobora gushyiramo urutoki rwe ngo bikunde. Reka turebe, twemeje immediately, tuvuye kuri WhatsApp. Reka twongere dufungure WhatsApp. Murabona ko bahise batubwira ngo WhatsApp iri locked cyangwa se irafunze. Icyo gihe biradusaba iki? Biradusaba gushyiraho urutoki kugira ngo ya WhatsApp yacu ihite ifunguka. Ngayo nguko rero ni uburyo bwo gushyiraho code bwo kurockinga WhatsApp ku buryo utabasha kwinjirirwa na buri wese. Murakoze cyane gukurikirana iyi video. Ntimwibagirwe kureba n'andi ma video y'ubwenge agiye atandukanye hano ku Ishuri TV, kandi mukomeze kudushyigikira. Natwe bidutera imbaraga, bitwereka ko turi kumwe, bityo tugashyiraho video nziza cyane kandi zifite akamaro muri society. Murakoze cyane.